Bo hari n'ibindi bibazo byinshi abantu tugerageza kwibaza, ese gusengera abapfuye hari umumaro bifite? Gusa hari icyo Bibiliya ishobora kutwereka. Pawulo muri Timoteyo wa kabiri 1:15-18 dusanga aho asengera uwitwa Onesifori wari warapfuye. Haragira hati: Nyagasani nagirire impuhwe urugo rwa Onesifori. Nyagasani namuhe kuzaronka imbabazi ku Mana kuri wa munsi. Ni kuki yasabira Onesifori ko Imana izamugirira impuhwe kuri wa munsi, ku munsi w'urubanza? Kandi niba Onesifori Imana itaramugiriye impuhwe mu buzima, kuki? Bivuze ko Pawulo hari ibyo yari azi ko umuntu ashobora kugirirwa impuhwe ku munsi w'urubanza atari muri ubu buzima. Kuko Kristo avuga ati, harahagira ati, icyaha kitababarirwa gutuka Roho Mutagatifu. Harahavuga ati, ibyaha bindi bizababarirwa ari muri iki gihe no mu gihe kizaza, in this age or the age and the age to come. Icyo gihe kizaza nicyo gihe hano ari wo munsi, ku munsi aribwo Pawulo avuga ati, Nyagasani namuhe kuzaronka imbabazi ku Mana kuri wa munsi. Bityo rero kuba wasabira umuntu wapfuye nta kibazo habe na kimwe, kuko iyo biba ikibazo Pawulo ntiyari bubikore. Ntabwo ari gusabira Onesifori ko Imana izamugirira imbabazi ku munsi w'urubanza. Ibi kandi ushobora kubibona usomye mu Banyakorinti ba 3:13-15, Petero wa mbere 1:6-7, Ibyahishuwe 21 n'ahandi.